buzima bwa muntu hari ibihe bihindura uburyo dutekereza, uburyo tubaho ndetse n'uburyo twiyumva. Stress ni ikintu gisanzwe mu mibereho y'abantu, ariko hari ibihe bimwe na bimwe binyura ku mutima w'umuntu bikarushaho kumuremerera cyane. Mu Rwanda, aho ubuzima bw'abantu bushingiye ku muryango, umuco ndetse n'ubufatanye, gucika intege mu buzima bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'umubiri, ubw'ubwonko ndetse n'imibanire y'abantu. Uyu munsi turasesengura ibintu bigera kuri 5 biteza stress nyinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turarebera hamwe uko bigaragara mu mibereho y'Abanyarwanda, kandi tunerekane inama zitandukanye zishingiye ku bushakashatsi ndetse n'ubumenyi bwa psychology cyangwa se ubumenyi mu by'imitekerereze ya muntu. Ibi bintu bigera kuri 5 rero bitera stress, ntubicikwe kuva dutangiye kugira dusoje. Njye wakusanyije kandi ugiye kubibagezaho, ndi Muhire Psychologist. Nizere ko amaze gukora subscribe hano kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira tukabagezaho. Ni Muhire Psychologist channel. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Ikintu cya mbere ni urupfu rw'umuntu ukunda. Mu muco nyarwanda, urupfu ni kimwe mu bintu bikomeretsa cyane umutima kurusha ibindi byose. Iyo umuntu wakugiriye akamaro cyangwa se wari ukuri hafi cyane yitabye Imana, umuntu ahura n'amarangamutima adasanzwe, gucanganyikirwa, kubura icyerekezo, kwiyumvamo isoni ndetse no kurira, kwishinja cyangwa se nyine kumva ari wowe wabiteye, umujinya n'agahinda gakabije. Byose ni bimwe mu bintu biranga umuntu wabuze umuntu we akunda kubera urupfu. Mu Rwanda usanga abantu badasanzwe baganira ku mubabaro bafite, ahubwo bakawigumanira cyangwa se nyine bakavuga bati no kwihangana nyine bigenza uko Imana ibishaka. Ariko nubwo ibyo ngibyo baba byerekana kwizera, ntibivanaho ko umuntu akeneye umwanya wo kumva, kwibuka ndetse no gukira. Inama zishingiye ku bushakashatsi kuri iki kibazo ni ukwemera ndetse no kumva ibiri mu mutima wawe. Nta nzira imwe yo kubabazwa cyangwa se gukira. Gutanga umwanya wo kwiyitaho ni ingenzi cyane. Kwemera gutinda mu kababaro ni ingenzi cyane kuruta kwihutira kugaruka mu buzima busanzwe. Gushaka ubufasha mu nzobere ni ingenzi cyane. Bereavement therapy cyangwa se uburyo bwo gufasha abagize ibi byago byo gupfusha abantu bakunda burafasha cyane, yaba mu muco wacu wa Kinyarwanda cyangwa se no mu yindi mico igiye itandukanye. Ikintu cya kabiri gitera stress ni ugutandukana n'uwo mwari musanzwe mubana, divorce cyangwa se uwo mwakundanaga muri rusange. Mu muco nyarwanda, gatanya cyangwa se gutandukana n'uwo mwakundanaga bifitanye isano no kwiyumvamo isoni, igisebo cyangwa se n'imvugo ivuga ngo yansenyeye umuryango. Nubwo ari ibisanzwe ku isi hose, mu Rwanda bifata indi sura kuko umuryango wose uba ugiye muri stress. Haba hari n'ibibazo by'ubukungu ndetse no kwita ku bana, haba hari n'izindi ngaruka zikomeye mu muryango mugari. Inama rero zifasha zishingiye ku bushakashatsi ni ukwemera amarangamutima yose, nk'umujinya, kwishinja icyaha, agahinda, ipfunwe. Byose ni ibintu bishobora kubaho ku muntu wabuze uwo akunda bitewe no gutandukana. Kwikunda ndetse no kwiyitaho ni ingenzi cyane. Self compassion inafatanya n'ukuri ko nta muntu utsindwa urukundo wenyine. Kugena intego nshya mu buzima birafasha cyane. Gutangira ibishya ndetse no kongera kubaka ubuzima ni ingenzi. Supporting group cyangwa se amatsinda afasha y'abahuye n'ibibazo bimeze gutya. Mu Rwanda hari amatsinda y'ubujyanama bw'abatandukanye ashobora kugufasha. Kwimuka nabyo bishobora gutera stress ikabije cyane. Mu Rwanda kwimuka ni imwe mu mpamvu zishobora gutera stress cyane. Kwimurwa n'ubukene, kubura akazi, ibibazo byo mu muryango nk'amakimbirane yo mu muryango, kwimuka ahantu hashya utabanje kumenyera nabyo bishobora gutera stress. Inama zishingiye ku bushakashatsi harimo kwemera ko stress ari ibisanzwe no mu gihe gishimishije, nko kwimukira mu nzu nshya cyangwa se inzu nishimiye cyane bishobora kugutera stress. Gushaka igihe cyo gutegura neza, nko gushyira ibintu ku murongo, kubipakira ndetse no guteganya uburyo bizagenda, byose bishobora kugabanyiriza stress. Guhabwa ubufasha n'umuryango birafasha cyane mu by'amarangamutima ndetse no kukuba hafi. Gukoresha abimura abantu niba bishoboka nabyo byagufasha cyane kugira ngo nyine umunaniro n'umubyigano bigabanuke.
Indwara zidakira chronic illness nazo zishobora gutuma umuntu agira stress ikabije. Stress n'indwara zidakira bifitanye isano ikomeye cyane. Mu Rwanda chronic stress ishobora kwangiza immune system cyangwa se nyine ubudahangarwa bw'umubiri. Mu Rwanda kandi abantu bafite indwara zidakira bashobora kwisanga mu ngaruka. Muri rusange chronic stress cyangwa se guhorana stress mu buryo budashira bishobora kwangiza ubudahangarwa bw'umubiri. Bashobora kwisanga mu ngaruka mbi cyane zikurikira: ipfunwe ryo kumva ko imiryango itekereza ko bigoye, gutakaza ubushobozi bwo gukora, ihungabana ry'umuryango, ibihombo by'amafaranga. Byose bishobora gutuma umuntu agira imibereho mibi. Gusa kuri iyi ngingo ikintu cyihutirwa cyane ni ukumenya uburwayi neza, kugira uburyo bwo kwivuza bwumvikana hagati y'umurwayi na muganga, kwiyitaho mu mirire, gusinzira, mindfulness cyangwa se imyitozo y'umutuzo, kwirinda inzoga n'ibiyobyabwenge byose bishobora gufasha. Ubujyanama kandi bw'inzobere nko gukora ibiganiro bivuza, individual therapy, family therapy, support group, uburyo bwose butangwa n'inzobere mu by'imitekerereze ushobora gutuma umuntu amererwa neza. Ikintu cya gatanu gitera stress ni uguhomba cyangwa se gutakaza akazi. Mu Rwanda akazi kenshi ni ishingiro ryo kubaho neza, kugaburira umuryango, kwishyura ubukode, kwishyura amashuri y'abana. Kubura akazi rero ni kimwe mu bintu bitera stress cyane, bitewe no guterwa ipfunwe nuko nta bushobozi ufite, kubura icyerekezo mu buzima, gutsimbarara mu bitekerezo bibi ndetse no kubura ibitekerezo byo gushaka amafaranga. Byose bishobora gutuma stress yiyongera bitewe no kubura akazi cyangwa se imirimo. Gusa hari inama zishingiye ku bushakashatsi zagufasha cyane gutsinda bino bintu: kwemera amarangamutima yawe, kubabara, kurira, kurakara, ndetse byose ibi ni ibisanzwe bishobora kugufasha kubyakira neza. Ibi byose ukwiye kumenya ko ari ibisanzwe. Kugira ingengo y'imari cyangwa se uburyo bwo gukoramo ibintu usanzwe ukora ku mafaranga runaka ushobora kuba ufite bishobora kugufasha cyane. Kwifashisha inshuti, imiryango ndetse n'abandi bantu muri rusange bishobora kugufasha cyane guhangana n'ubukene cyangwa se nyine ingaruka zo kubura akazi. Ngana ku musozo w'iki kiganiro, mu mibereho yacu ya buri munsi nk'Abanyarwanda ibyo ducamo mu buzima bitugira abo turi bo, ariko stress ntigomba kudusiga turi twenyine. Niba tugize ingorane dukwiye kuvugisha inshuti, umuryango ndetse n'abajyanama b'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima burakomera cyane, bukagora, ariko nyine bugeraho bukemera. Twese dushobora kwiga uburyo bwo guhangana ndetse yewe no kongera kubaka ejo hazaza. Ngayo nguko rero, icyo ni ikiganiro Psychology for Better Life. Iki gice tukibagezaho buri wa gatatu w'icyumweru, tukagaruka ku bibazo bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Niba wagikunze ntugende udakoze like ndetse ukore na subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Njye wabakusanyije kandi wabibagezagaho nari Muhire. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Nawe ubutaha mu kindi kiganiro. Ciao ciao.